Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye ikiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku mutwe w'amagambo twise Ibigeragezo. Mukaba muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Imana idufashe cyane. Dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Haranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana ishimwe. Muri uru rugendo turimo tugana mu bwami bw'ijuru, duhura n'ibigeragezo by'uburyo butandukanye. Hari igihe ikigeragezo urimo uhura nacyo usanga atari cyo mwene so cyangwa se inshuti yawe irimo guhura nacyo. Ariko icyo tuzi neza cyo ni uko ibigerageza abantu b'Imana bibaho. Yobu we yaravuze ngo mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara. Tubisanga mu gitabo cya Yobu igice cyaho cya 7 ku murongo waho wa mbere. Uyu Yobu yarageragejwe bikomeye, ariko abyitwaramo neza kurinda asohoka mu bigeragezo yahuye nabyo. Yobu yari umukiranutsi. Satani aramusaba ngo amugerageze, ngo Imana irabyemera, ariko ntiyemera ko Satani akora ku bugingo bwe. Yari umutunzi afite ibintu byinshi, ariko mu gihe gito cyane ibyo yaratunze byose ngo byari bimushizeho, amatungo amushiraho, ndetse n'abana yari yarabyaye be bose bamushiraho. Igihe ngo cyaranageze n'umubiri we Satani nawe awukoraho, ngo awuteza ibishyute, ibibyimba, ngo bihera mu bworo bw'ibirenge, ngo biragenda bikwira hose, ngo bigeza no mu gitwariro ku mutwe. Umubiri uramubabaza cyane, ngo ariko akomeza kwiringira Imana. Niho yavuze ari amagambo agira ati, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayireba, azayitegereza saa yundi. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe. Ayo magambo tuyabona muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 26 kugera ku murongo wa 27. Amagambo y'ibyiringiro yo gukomera no mu gihe cyo kugeragezwa. Umubiri umubabaza umurya, ariko aravuga ati nubwo uyu mubiri uri kundya, nubwo uruhu rwanjye rwuzuyeho ibishyute bimbabaza, ariko nzi ko bitazahora gutya, nzambikwa undi mubiri mushya, ibi bizarangira bifite iherezo. Imana ishimwe cyane. Yagize gukomera cyane mu bigeragezo, kugeza aho Imana yamuhereye andi matungo ndetse n'abandi bana, irongera imugarurira cyangwa se imuremera ubundi buzima bushya akiri no mu isi. Hari abajya bavuga ngo nta mvura idahita, abandi bakavuga ngo nta joro ridacya. Ibigeragezo nabyo bijya bigira iherezo. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, muvandimwe, nshuti unteze amatwi, nagira ngo nkubwire ngo niba uri no mu gihe cyo guhura n'ibigerageza bikakaye cyangwa se bibabaje, bikomeye, biremereye, ntugire ngo ni wowe gusa biriho. Ndetse na Yesu umwana w'Imana ubwe nawe ngo yarageragejwe. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 4 ugahera ku murongo waho wa mbere, ubona neza uko yageragejwe n'umwanzi Satani. Haranditswe ngo Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Umutwe w'amagambo aho uravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani, bivuga ngo n'umwana w'Imana, umwami wacu, umucunguzi wacu, nawe ari mu isi yarageragejwe. Ngo yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, arasonza. Satani aza kumugerageza, ariko muri byose yamutsindishaga ibyanditswe byera. Imana ishimwe cyane. Icyo Satani amugerageresheje cyose
akamusubiza amubwira ngo handitswe ngo ngiki icyo yatsindishaga umwanzi Satani. Hari nk'aho yamubwiye ngo nimba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Yesu yaramusubije ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibyanditswe byera rero nibyo yifashishije mu gutsinda umwanzi Satani mu byo yari arimo amugerageresha byose. Rero bene data bavandimwe, inshuti, ntabwo tugeragezwa kimwe, ariko kimwe cy'ingenzi kizadufasha kujya tunesha ibitugerageza ni ijambo ry'Imana rigomba kuba rigwiriye mu mitima yacu, kuko na Yesu umwami wacu niryo yaneshesheje umwanzi Satani. Imana ishimwe cyane. Ikindi rero kikaba kwihangana, nk'uko twabisomye dutangira ko hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana ishimwe. Kwihangana mu bigerageza. Ndagira ngo nsoze ngukomeza kandi nkwihanganisha wowe uri kunyumva muri kano kanya ariko ukaba uri mu bigeragezo. Umuririmbyi waririmbye indirimbo ivuga ngo murinzi we menyesha igihe, ageze ku gitero cyaho cya 4 yaravuze ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho, ntituza buraya amahoro kwa Yesu mwijuru. Duhumure bene data, tuzaruhuka tutakibabara. Ibi bigeragezo duhura nabyo mu isi bizashira. Ngo ntukarire tuzabana, aho yavugaga kubana ni mu bwami bw'ijuru. Ibyago bizashiraho, ingorane zizashiraho, ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mwijuru. Imana ishimwe. Tugeze iwacu mu bwami bw'ijuru ntabwo tuzongera kugeragezwa ukundi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mbifurije gukomera mu gihe muhura n'ibibagerageza, kuko bitazahoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Mukomerere mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen.